hana baya sanse kuta hana ma arabinizo hana topaya va shana kudayabi hana sidokia hana baya vaya sanse kide hini sinino hana tararangira ati ndamanutse muri iki gihugu hana topara vaya sansum ati ndamanutse muri iki gihugu harabo buranga ntirari gihagararo ntiraraho umuntu avuka yarangiza ikakoresha umuntu icyo ushatse kumukoresha hano penetasibo njyewe ngendera aho mvuka nkajya hano stidibona nkajyandera ku by'amagambo bavuga ministopian ubu nta jambo mafite ariko turashima Imana igitanga ijambo kuko njyewe manza gushima yampamagaye mbere yuko hano stidibine wenema njya numva ngo abantu bihe byubahiro ariko ndashima Kristo gitanga icyubahiro aho umuntu ataka kibonye iyo Mana yanjye ndayishimiye Imana y'abarokore ngo wenda niyo yambwira ibintu birimo bimbaho nabera nibwo nambonye parafu imanuka Imana rero inyereka muri ubwo buryo njya gusenga Imana ndagenda njya gushaka Imana y'abarokore nkuko nari mbivuze Imana iranyiyereka mbona umushumba sone rero turashaka ko uyu mwana turashaka ko bahamuduhaye ngo tube muri we abakozi b'Imana barazibaza ngo none kuba muri we kugira ngo muzamukoresha iki ziravuga ati turashaka kuzabana nawe kugira ngo kuko bamugenga bo mukuru w'umuryango muri Nyabingi niko zivugiraga zirangije ziravuga ati rero ati none rero muri aya masaha ati none murimo muradusenyera inzu none we amajingwa murimo muradusenyera ubwami bwacu barazibwira ngo ntabangije turaganira ndamubwira nturashaka kurya iki ambwira icyo ashaka kurya ndangije ndakimugorora arakiza nabwana none ko nshaka kuganira nawe arambwira ati nta kibazo turaganira ndamubwira none wanyemerera ko ushaka kubaza ibintu byerekeranye na Nyabingi Nyabingi zimeze zite se Nyabingi zikora zite arangije arambwira ngo ese ni impamvu bimbajije ndamubwira nimba ushaka kumenya ikisha umwana wawe ari we datunzara nanjye uranyemerera umbwira Nyabingi ko biba bimeze arambwira ati nta Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga mwese turabahaye ikaze tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo turi muri cya kiganiro Imboni y'umuhanuzi kuri mikoro Pierre Hakizimana naho imbere yacu turi kumwe n'umuhanuzi kazi uzwi cyane bamwita Fani ni umuntu kandi uhanura ibintu bigasohora Imana imukoresha ibintu bikomeye n'umuntu ukunze kuba mu bihe byo gusenga kandi Imana yavuganye nawe ibintu bikomeye. Fani muraho neza? Turashima Imana. Yego. Mwari mwarabuze ariko? Yego ariko ntago twabuze cyane. Mwari muri kukihe kirere se mwari muri kuvugana n'Imana ndaheruka kukuvugisha uri mu gihugu cya Uganda ndetse umbwira ko wari uvuye hariya hafi ni Burundi ayo makuru noneho tubwire akajya n'amaza yaho. Navuye Uganda ndakuvuga ubwami bw'Imana njya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi naho twacimo dusenga Imana. Ego Imana yaragutegetse gusengera ibyo bice byombi. No kuvuga ngo nagiye yo kugira ngo Imana yongere inyambike izindi imbaraga nawe ndi ku musozi waho ngaho. Ego uri muvugana n'Imana. Ya turaguhaye ikaze mbere yuko dusenga iyo umuntu avuze Imboni y'umuhanuzi uyumva Tefani wumva ashatse kuvuga iki nkawe? Imboni y'umuhanuzi ni uko aba ari umuntu ubureba kure hari ibyo Imana imwereka. Ego umuhanuzi ushobora guhanurira igihugu ushobora guhanura itorero ashobora kandi kureba ibyo abantu bahishwe akabihishura akabizana mu maso yabo kugira ngo babone akazaza kabo. Yesu aguva umugisha ndatekereza wabibwiye amazina yawe? Ntabwo nari nakayabibwiye. Yitwa Maniragena Françoise.
ego kandi nkaba nshimye n'Imana ko nongeye kugaruka ku mavuta ku Irembo Ryera TV nukuri nongeye kubasuhuza ubu n'ubwa kabiri mpagarutse nje kubabwira none iki Imana irimo ivugana natwe Imana amahoro rero ikomeze kubaho umugisha murakoze mbere yuko twinjira muri ibyo bintu Imana yagutumye kandi byihutirwa abantu bashobora kuza kubyumva kandi bakabikurikira wabanza ukadusengera reka tumanze dusenga Imana dusenge Mana turagushimiye tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana y'amahoro tugushimiye kuri Imana yumva gusenga data twese wabanye natwe muri igihugu cy'u Rwanda wabanye natwe mu bihugu bitandukanye wabanye natwe data twese nyir'ingabo n'uruhabwa icyubahiro ndetse no mu bindi bihugu nabyo Imana warabarinze nuko data twese ntacyo utakoze nushimire Imana kandi turagushimiye yuko ari uri Enobene Tayavo uri Imana imwe rukumbi tugushimiye yuko uri Imana y'inyembaraga nushimye nuhabwa icyubahiro uri Imana Dobene Takota Fosi ijibana na buri mwe wese uri Imana Debo Etayi ijibana Zenemanda n'ubwoko bwayo nushimirwe uri umukozi w'umuhanga rero data twese tugwari taribone kaze mwami nyir'ingabo Imana bana natwe kandi ubane na buri mwe wese n'izina rya Yesu Kristo mwami nyir'ingabo turasaba imbaraga n'amavuta turasaba kugubwa neza igihugu cy'u Rwanda turasaba kugubwa neza mu bihugu by'amahanga barasaba kugubwa neza n'izina rya Yesu Kristo henoto penestakota yavaya sene wene manda yasire ngonyemeruza kuza kubana natwe muri byose mwami Imana uyu munsi wose tuze kuza kubona ineza yawe n'urukundo rwawe ni mu izina rya Yesu amen ngoheruka kuri ka gakorasi uracyakibuka ego ogera ukaririmbe ruve ngo niyo yimika ng'Imana niyo yimika ikura abami ku ngoma ikimika abandi yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimika Imana niyo yimika niyo yimika Imana niyo yimika ikura abami ku ngoma ikimika abandi yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimika Imana niyo yimika ngo niyo yimika gitare niyo yimika akura abami ku ngoma akimika abandi yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimika Imana niyo yimika sema haleluya amen ndafashijwe cyane kuki iyo korasi yakumanukiye ite wari uyituye nde ushatse kuvuga ngo niyo yimika Imana niyo yimika impamvu vuga ko ariyo yimika mu muryango ni ukuri mu muryango mvukamo ari wo kwa mama ari wo kwa papa ni njyewe yamanukiye Imana yego ni njyewe yiyeretse ingira uwo ngomba kuba we na n'aya masaha abenshi mu muryango wanjye barimo barakizwa bitewe n'Imana baje kubona ikorera muri njye ntabwo ari njyewe ahubwo inkoreramo niyo baje kubona ndetse ko kabiri ni njyewe mwana mugufi wacu cyane ntabwo bari bazi ko nzaba uwo ngomba kuba we icyo urabona gishima Imana kandi ashima ubwami bw'Imana komeza utubwire rero kubera iki abantu batunguwe nuko Imana iguhaye agakiza n'ukuntu ugize n'ukuntu wamenye Imana mu muryango cyangwa se no hanze cyangwa no hanze hose gutyo nyine tubyira nanjye si ukukubeshya nanjye byarantunguye nageze kuza ku Irembo Ryera TV nza mbabwira ubuhamya bwanjye njyewe navuze ko ndi umwana wakijijwe 2017 ariko Imana yajyaga intumaho ikantumaho ndimo niga pirimeri nkumva bitabaho rero Imana ijya kunyiyereka njyewe nari naravuze ngo nzayihone n'amaguru abiri umuntu ajya kuba icyo agomba kuba cyo amajije kureba kuko iyo umuntu atarabona ntago yemera njyewe nari umuntu utemera ariko Imana nkayibwira ngo ndashaka kukubona n'amaguru abiri jya kunyereka rero yanyireyeretse imanura parafo narabivuze cyane
ndavuga ngo hamanutse parafo Imana iranyiyereka njya gusenga nibwo nari maje kuvuga ngo ngiye gusenga Imana y'abarokore niko nagiye gukizwa mvuga ngo ndashaka kureba Imana y'abarokore ngo wenda niyo yambwira ibintu birimo bimbaho nabera nibwo nari mbonye parafo imanuka Imana rero inyiyereka muri ubwo buryo njya gusenga Imana ndagenda njya gushaka Imana y'abarokore nkuko nari mbivuze Imana iranyiyereka mbona umushumba arangije arambwira ati wavuze yuko ushaka Imana y'abarokore angije arambwira ngo muri Imana y'abarokore iri bukwiyereke kandi ubuze kubona amaboko y'Imana kandi ni koko kuri narayibonye ndashima Imana n'aya magingo iyo naje kubona ntunzanye abandi ntunzanye ba Elisa batubanjirije ntunzanye ba Mose batubanjirije ahubwo njyewe ndavuga Imana nabonye muri iki gihe ndimo gutanga ikibazo kivuga ngo vuga Imana wabonye ntuvuga Imana y'abakubanjirije ntuvuga Imana wabonye muri runaka ahubwo uvuga iyo wabonye njyewe Imana nabonye ni Imana nabonye nkura muri Nyabingi Imana imaze kunkura muri Nyabingi ni Imana yaje ikoropa umubiri wanjye ni ukuri iyo niyo Mana ndimo mvuga muri iyi minsi ndimo ndavuga Imana itari y'abandi biragatsindwa kuvuga Imana y'abandi ahubwo nuvuga Imana wabonye rero turashima Imana ko Imana yagiye itwereka ikatwereka mu buryo butandukanye njyewe ndi umuhamya yuko Imana yankuye muri Nyabingi inkura mu Bitega ndetse mbona Imana ikora mbona Nyabingi zishe data ava mu mubiri ariko Imana agiraga ngo ingira uwo ngomba kuba we yangije icyo nayikundiye yo akabyara yangije irambwira ngo aho ugiye kuzaba umupfumu ahubwo ngiye kuhashyira impano zanjye kugira ngo nawe ugende usengere abandi baremerewe nkawe iyi Mana rero ntabwo ijya yita ku mabwire nta nubwo ijya yita ku magambo abantu bavuga ahubwo yita ku cyo igomba kukugira cyo cyangwa se ku cyo yakuvuzeho turashima rero iyi Mana itagikora nk'abantu ahubwo igikora nk'Imana iyo Mana turayishimiye kandi nanashimye Imana ko ngarutse ku Irembo Ryera TV nari maze igihe kinini kirekire umunyamakuru amfashije haba ari nk'imyaka ingahe ishize imyaka 2 ku Irembo Ryera TV ntarahagaruka ariko nongeye kwishimira kuhagaruka nongeye kwishimira kongera kubana nabo ku Irembo Ryera TV Imana yacu nishimwe rero turashimye Imana kuri tubwire gatoya imikorere ya Nyabingi n'ukuntu bari bakoze gukorera Nyabingi mbere yuko ukomeza ubutumwa bw'umunsi mufite ego no kuvuga ngo njyewe ndi umwana wa gatatu iwacu ariko kuko uwa mbere atakiriho ndi umwana wa kabiri ni ukuvuga ngo rero njyewe data umbyara yaramfashacira muri Nyabingi na mukecuru umubyara nuko banshiramo ndi umwana mutoya cyane ntabwo nari nzi ngo ibi ni ibiki ntabwo nari mbisobanukiwe ariko uko nkazajya agenda nkura ariko bigeze igihe nkabona nyine abantu bakambwira ati se bakazajya bavuga ati uyu mwana ko tubona atameze neza na mama umuzara yaje gupfa atazi icyo nzira yaje gupfa azi ngo ndwaye indwara bita ingonga atazi ko ari Nyabingi zinyo nk'amaraso ego ariko Imana kuko ari igihe izi n'umunsi zabikoreraho majije kubyiruka ndimo niga igatuma abakozi b'Imana mu muhanda nkasanga nava ku ishuri nkasanga batumye mu muhanda bakambwira ati Imana iragushaka kandi ati Imana ashaka gukorana nawe ariko njye sinajyaga mbyitaho Imana ikambwira ati kandi nzagukoresha iby'ubutwari ibyo ntimbyiteho rero igihe kimwe nza kuza kugira gutya ndimo niga ndimo mva ku ishuri Imana irambwira ngo nashaka kugukura muri Kanande bagushizemo nawe ubwawe utazi ati baragutanze ati abandi babajyama imbere y'Imana bakajya gushima Imana wabakimara kukubyara bakujyanye imbere ya Nyabingi ariko mwana wanjye ntago nakuragiye gukorera Nyabingi ahubwo nashatse kugira ngo ukorane nanjye ubwo rero nubwo nkabyumva gutyo ariko ntibiha agaciro nkumva nyine ari ibintu nitayeho umunsi umwe rero nibwo Imana yatumye umuhanuzi iravuga ngo
ntitaye kurimo wiga igihe cyo kugira ngo wige amashuri asanzwe nduwiteka ntabwo uzakomeza kwiga kandi nakarukoye ubugingo kwiga ariko bigeze igihe numva ishuri ndarizinutswe numva ishuri muri njyewe sirindimo njya gukora akazi ko mu rugo ariko yari umugambi w'Imana ndagenda ndagakora nakoze nkuba naranyambura ndakora mbona mituweli yo kukigingezeho bavuga ko bambuze ndababwira ni rero jewe kuza mwiga nta kibazo mbifiteho munyishuriza amafaranga nakoreye mu kiruhuko barayanyishuriza abayobozi bitangura telefone ngura na simukadi cyagiye nta byangombwa by'indangamuntu nagiraga ariko icyo gihe nubwo abana bidusabaga ndaje mubwira umukobwa shitani nabwo rero ndashaka kugira ndashaka kuza gukorera mu mujyi dore ku kigo barimo baranshaka kandi sinshaka gusubira ku ishuri andangira umuntu amaje kundangira umuntu akazi ko mubona gatangiriye muri quartier y'iwacu ubwo andangira akazi ku muntu arambwira ati ubu ngo yarakuzana i Kigali ninjira muri Kigali natangira w'ikinyamirambo cy'imisagara aho bita mu Kamenge niho nakoraga akazi ko mu rugo ariko bigerigenza kuza gukurura indirimbo za bose babireba Theo cyane cyane irandirimbo yavugaga ngo ngaho wacinshuro kenshi bagucuraguza nkumva ndayikunze ubwo nakumva umugiye gusenga tukagendana nagera aho dusengera Imana ati mwana wanjye ndagukunda igakoresha n'abakozi b'Imana abahanuzi kazi b'Imana bakampeka mu mugongo ikavuga ati mwana wanjye ndaguhetse ibirimo byose nduwiteka ariko gukizwa kwanjye nyirizina nashyirwa 2017 nakijijwe nari njyewe wijyanye vuga ati noneho nemereye Imana noneho umugambi w'Imana nusohore ku buzima bwanjye ndangije ndagenda njya gusenga ndangera ahantu barimo baririmba cyane cyane indirimbo mfashe nirandirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye iyo ndirimbo yaramfashije cyane njya gufashwa n'iriye ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza yankunze ntamuzi iyo ndirimbo nayo bayiririmbye nayo ndi kumva numva iramfashije ubwo nayo mpagaze mu muhanda ntarinjira ngo ndende nsenge nanone ndongera numva indi ndirimbo iri ivuga ngo mwami wakomeretse ninjye wasiraga waye mu buce mwami ushinyagurirwa ndangije mba ndinjiye nasanze hari umushumba rero arimo yatuza amajije kwatuza arimo yatuza abarambebye haravuga ati nimba atari Nyabingezi wacu ni Nyabingezi wasambira ko nakoraga ku Musilamu nabonye parafi imanutse ndavuga nimba atari Nyabingezi data nkuko nabyumvise ni Nyabingezi abasilamu ngenda rero ndi muri iyo sansa yo kuvuga ko nimba atari Nyabingezi wacu ari Nyabingezi abasilamu abaribyo ngenderaho ngeze ubwo aramanza aratuza amajije kwatuza arangije arambwira ati rero umukobwa mwiza nawe waje gusenga ntego ati ngaho ndihana ndangije mbwira mushumba rero mushumba nagiye njya amafaranga abasore ariko na musore nigeze ndyamana nawe nanakubwiye ko ngiye kuba umuhanuzi kandi nkaba namaje kumva ngo hari abahanuzi basambana nk'isazi ubwo ko mvuye mu by'isi nkasambana none nimba umuhanuzi nkasambana n'isazi nzi ko abahanuzi basambana nk'isazi nimundenganye kuko naribwo nari mbyumvishe ndabona rero ngiye gufata igice cyanjye cyo hasi usengera Imana uyibwira izamfate mpaka kugeza ubwo nanjye izankorera ubukwe nk'abandi noneho ninzigera niyambarika ariko nanone amagingo ndashima Imana ibintu umushumba yaje kunyaturiraho ni ukuri sinshobora kukwihanisha icyaha cy'ubusambanyi nzi ko nkikora ndi imbere y'Imana n'imbere y'ishobora byose n'imbere y'imbaga nyamwinshi kuri kamera ntabwo icyo cyaha nigeze nkijyamo rero ubwo umushumba arangije arambwira ati rero ntabwo ari Nyabingezi ku basilamu ati ahubwo ni Imana yakonze kukubwira ko igushaka warangiza ntuwemere ko ariyo ati ntiwakuzanyohereje marayika w'Imana kugira ngo igukure muri karande z'iwanyu ndangije nuko ndasenga majije gusenga bwa mbere ndataha nongera asubiraho bwa kabiri nongera asubiraho bwa gatatu bwa gatatu nabatise ko Imana yabura ko ntari kuyibona mu gihe nzingo ngiye kugenda njya gusezera Imana y'abarokore kuko njyewe nzavugisha ukuri ngeze mu rusengero ndi kuvuga ngo ngiye gusezera Imana y'abarokore
nibwo imana yaje gukoresha abakozi b'imana. Imana biravuze ati ndi Uwiteka Imana, ati cyitwa umuhanuzi n'umuhanuzikazi, ati nimukore ikiziga mvugane namwe. Imana ivugana nabo, maze kuvugana nabo irababwira ati amasengesho y'iminsi 3 mutajya mutanywa, njye kubereka icyo mugomba gukora. Ibiranero impereka hagati yabo, maze kunterura, maze kunshira hagati yabo. Iravuga ati noneho ati tuvugana, uyu ni umwana nk'abandi, yavukiye amezi 9 nk'abandi, unzana ikibazo cy'abana be, niyo umwana nk'abandi, ndahera ku buheta, ndahera ku mfura nica ngeze ku buheta, kuko ndashaka kumurokora. Rongera gutunzana ikibazo cy'umugabo, ninjye utanga abagabo, ati ndica umugabo utawugiye kumushyingura. ubwo ako kanya baba baciye bugufi, barangije dutangira gusenga. Sinarinzi kwigiriza, sinarinzi iyo biva niyo bijya. ubwo barangije bamaje gusenga, ku munsi batangiriyeho isaha 8 z'ijoro, nibwo Nyabingi zivuze. Turavuga ati twebwe turi Nyabingi, barazibaza ngo muri bangahe, ati 777. bamaje kuzaza ati muri 777, ati yego, ati none rero turashaka ko uyu mwana turashaka ko baramuduhaye ngo tube muri we. Abakozi b'Imana barazibaza ngo none kuba muri we kugira ngo muzamukoresha iki? Ziravuga ati turashaka kuzabana nawe kugira ngo kuko bamudenga bo mukuru w'umuryango muri Nyabingi, niko zivugiraga. Zirangije ziravuga ati rero, ati none rero muri aya masaha, ati none murimo muradusenyera inzu, none ubu amajingwa murimo muradusenyera ubwami bwacu. Barazibwira ngo nta buturo mufite muri uyu mwana, ahubwo uyu mwana dore abaye umwana w'Imana. Bazisenya bazibwira gutyo. Zirangije bamaze kuzisenya, bica ku munsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri nabwo birirwa bazisenya. ubwo umunsi wa gatatu bugiye guca ku munsi wa gatatu, imwe irasigara iravuga ngo njye nitwa Rutare, munyemerere rero abandi turi kumwe mwabishe, mureka njye kurasha amanuka kuri Nyabarongo kugira ngo naho mungera. Barasenga barayibwira ngo kuri Nyabarongo hari abantu b'Imana, ntabwo ushobora kujya kurasha amanuka kuri Nyabarongo. Nibagiwe no kubwira abantu yuko bajya bakora ingendo bamashije guhamagara Imana, hari impanuka ziba zitateganijwe atari Imana yazemeye. ubwo barazibwira ngo rero ntago zemera yuko ugenda ngo ujya gukora impanuka ku bantu b'Imana. Kirababwira ngo rero nimba nakoze impanuka ku binyabiziga, rero ngiye kugenda kandi nindamuka ngiye ise ndahita mwica, kuko ise niwe wamuduhaye na nyirakuru, kuko n'ahandi mfite ndi buhungire. Mubona ise akiriho, mumenye yuko uyu mwana niyorobetse muri we, mumenye yuko murakomeza mukansenya. ariko nimubona ise arangije urwe, muze kuza kumenya yuko uyu mwana nanjye namuvuyemo, kuko bari baratubwiye ko ari we muryango badusigiye. Kabiri bakatubwira yuko niyo banagenda ari uzasigara ku gicumbi akanaragura. ubwo rero iyo Nyabingi ivuga gutyo, imashije kuvuga gutyo, ubwo barayisenya. Bayisenya ari saa 9 z'ijoro, saa 11 gatara amaje gucika umutima. ubwo rero barampamagara, bambwira ko papa wanjye amashije kuva mu mubiri. Imana ikoresha umwana w'imyaka 6 irambwira ngo ntabwo mwemereye kujya gushyingura so, irambwira ngo ahubwo n'ikirosi wemeye kujya kugikura, kuko ndi Uwiteka Imana. Irambwira ngo ndashaka kukugira ugomba kuba bawe mu muryango, nkakorana nawe iby'ubutware, ati umuryango ukazakizwa kubitewe yuko mukoreyemo. Irangije nibwo amasezerano irambwira ngo kandi aho wari ugiye kuzakorana na Nyabingi, aho wajya kuzakorana n'Ibitega, masize ubwami bwanjye. uko wari ujya kuzaba umupfumu ukomeye, niko uzaye kuzaba umukozi wanjye ukomeye, niko ujya kuzaba umwana wanjye ukomeye. Irambwira ngo kubwo nk'uko ikuzimu nawe ntumyeyo, niko nanjye nkuhaye gusengera abantu. Ibyo amasezerano menshi, maze kumpa amasezerano menshi, ndashimiye Imana itaraba uburanga, ntiyaba igihagararo, ntiyaba aho umuntu avuka yarangiza ikakoresha umuntu icyo ushatse kumukoresha. Hano penetasibo
njyewe ndondera aho mvuka nkajya amasitidibona nkajyandera ku by'amagambo bavuga ni Mr. Pen ubu nta jambo mbafite ariko turashima Imana igitanga ijambo kuko jyewe manza gushima yampamagaye mbere yuko amasitidibine wenema njyanumva ngo abantu bihe byubahiro ariko ndashima Kristo gitanga icyubahiro aho umuntu atakakibonye iyo Mana yanjye ndayishimiye nuko rero bigenda gutyo irambwira ngo mase irangije imaze kumera gutyo irambwira ngo nimuzajya iwanyu uziyereka mukecuru wawe umunsi umwe numara kumwiyereka azakubwira uko karande zaje namara kuzikubwira uzasubira nawe ugiye kumushyingura Imana ima amasezerano gutyo bigeze igihe rero Imana hashize igihe iza kuza kunyemerera ubwo barampamagara barambwira ati rero ese yapfuye none mu gihe twaramushyinguye ngwino ukurikire iyo ndababwira ntimwikirira n'umugikure nk'uko mwamushyinguye ntahari barangije barambwira ati rero twakwiyitirira ngwino nk'imiti utazabura urubyaro ndababwira n'indubura nzabazi yamanze ikashyira ku isi kabiri yambambiye ku musaraba igorogota iyo niyo nzabaza urubyaro ntabwo nzaza kubaza urubyaro imiti nanyweye ariko ntabwo bari bazi impamvu mvuze aya magambo kuko nawe kuva nakagera mu mujyi wa Kigali ntabwo bari bakabonye bameruka ntarakizwa bari bazi yuko ndahita nza ubwo rero ndangije mbaho gutyo mara igihe gutyo irangije nyuma ati noneho mujyanye igihe korona yatangiye irambwira ati noneho mujyanye muri famiye ugenda ndashaka kugira ngo nyogokuru akumenera amabanga yose namara kuyakumenera ndakwereka icyo ngomba gukora ariko mbere yuko nda kwa mukecuru na mbere yuko Imana imaze kunkura muri Nyabingi nibwo ahise ngira ngo nkugize umuhanuzi irambwira ngo kandi nkugize abenshi bashobora kuba bari abahanuzi ariko ntibagire impano yo gusenya abadayimoni irambwira ngo kuko musenyamo abadayimoni nawe nkwaye impano yo gusenya abadayimoni ari wowe nkoresheje izo mpano nanjye ubwo nyine nkagenda nkasenga nari mfite umushumba rero wakundaga kutuba hafi cyane akaza akadusengera akatubwira ati Imana y'amahoro ijya ibana namwe akatwaturiraho umugisha w'Imana ni ukuri Imana y'amahoro ijya ibyumva ko nishimye kandi nkashima na mushumba wanjye nawe Imana yaramukoresheje mfasha muri uru rugendo kugezana n'aya magingo tukaba tukiri kumwe nibiba ngombwa nawe nzajya gutya tuzanane kuri kamera azababwira ubwami bw'Imana abwira n'uburyo akinarisha njye mfite ibirabago bya Nyabingi ni ukuri ngiye kuguha ishusho iranga ngo njya kuguha isura imwe mushumba niwe uzabibabwira neza nitwugarukana kuri kamera azababwira njye nari mfite amasura abiri ariko turashima Imana igitanga isura imwe ubwo birangije ubwo ngubwo nza kuza kujya kwa mukecuru ngezeyo nari maze imyaka 15 atambona yaramashije no guhuma umwuzukuru umwe niwe wambwira ati dore umwuzukuru wawe Maniragena yaje ati wayo umwana wanjye yaguye mu mujyi ati waya dore nguye arampobera arangije arankorakora ndamubwira nti kaka ni njyewe bashije kumwibwira arambwira ati yego ndangije turaganira ndamubwira nturashaka kurya iki ambwira icyo ashaka kurya ndangije ndakimugurura arakiza nabwana none ko nshaka kuganira nawe arambwira ati nta kibazo turaganira ndamubwira none wanyemerera ko ushaka kubaza ibintu byerekeranye na Nyabingi Nyabingi zimeze zite se Nyabingi zikora zite arangije arambwira ngo ese niyo impamvu bimbajije ndamubwira nimba ushaka kumenya icyishe umwana wawe ari we data unzara nanjye uranyemerera umbwira Nyabingi ko biba bimeze arambwira ati nta kibazo ndamubwira nti Nyabingi zimera zite arambwira ati rero umwana wanjye Nyabingi ni inzoka ndetse ambwira n'ibindi bikoko bimwe na bimwe arambwira ngo ibyo nibyo bajyaga baterekera kandi byarangiza bikagira utya bikazaza ngo kubaha kurama ndamubwira nti none ntiwanyemerera ko namajije kumva ko mwacishije Nyabingi ukambwira impamvu mwazicishije ukambwira n'umumaro wazo hangije arambwira ati mva rero mwana wanjye harambwira ati rero iwacu barazicishije nanjye mashije gushaka bazinzanira mu giseke ndangije ndamubwira ntoke Imana y'amahoro ikumpera umugisha nashaka kumenya Nyabingi uko mwazitunze ndavuga nti Nyabingi rero mwacu
nje nizo zisha data kuko mwari mwarasimpaye mucaca wanjye arambwira ati mva rero mwana wanjye nanjye ndi mu rugendo ndimo ndizondera hangije arambwira ati rwose naraziterekereye kandi naziterekeje igihe kitari gitoya ndangije mu kuziterekera mu gihe kitari gitoya barakunzaniye bambwira yuko wavutse ndangije mbabwira ko ushaka kuzasigara ku ntebe ukazaba umuntu ukomeye kuko naragukundaga ambwira ko yabinkoreye kubera kunkunda ariko Imana ndanamubwira rero nimba warankundaga sinakugaya ahubwo icyo nshaka nuko wazagenda ugapfa wejejwe nicyo kintu namubwiye cyacu arangije arambwira ati nanjye ubu noneho nsigaye nsenga ndamugana na se nta dushiki gitwanya bindi waba warasigaranye arambwira ngo rwose natwo nanjye ndamubwira ni kandi n'ubu ngubu jyewe nzi neza ko nyabingi zikirimo arangije arambwira ati rero mbisanye umuryango wose warimbuka nuko yahise ambwira ndamubwira nti oke ntisigarane ubwami bwawe ariko igihe cyo gutaha igihe cyo kugira ngo ibi bintu ntukabe ukikorana nabyo kirageze gusa hari abazabisigarana ati oke ndangije ndamubwira nti Imana amahoro ikomeye gushobora nari nzi ko uri bubihakane ariko kubw'ubusemeye Imana amahoro ikomera umugisha narageze ndasenga majije gusenga hagira ibyo ntaburura bimwe majije bimwe kubitaburura nsigana nabitwitse arangije arambwira ati usize ukoze akadakoreka ati sinzi ikikwereka ibintu aho biri kuko muri we ntabwo yari azi ko Imana isigaye hari ibyo inyereka kuko n'Imana inyereka njye ntabwo njya niyereka arangije nta kibazo burasa ndoga ntabwo naraye nubwo ariho naraye kwa musaza wanjye mukuru bangije buracya ndoga nisubirira i Kigali hashize iminsi nibwo mugera mbwira ati umukecuru wawe birarangiye bamuhamagaye saa moya yambaza Imana yambwira ngo noneho we ntamire kujya kumushingura naroze ndagenda ngezeyo nsanga byarangiye kuko njye mfite amakuru ngeze mu muryango mbwira mubyara wanjye na murumuna wanjye ndababwira nti muze murebe umurambo wa nyirakuru bashangazi baravuga ngo ntawe ujya umureba umurambo wa nyirakuru bangeze ndababwira nti imirambo myinshi ndaba y'abakecuru i Kigali ni myinshi ntabwo wanyagakuru ari ba muri bumbuze kugira ute kureba ariko nababwiye hari amakuru mfite yuko hari impamvu banza kutureba ndangije mfata murumuna wanjye na mubyara wanjye ndababwira nti muze mujya kureba nyagakuru wacu nibyo byarangiye ntimubageze imbere abana baragagara nubwo mpitambwira abantu ko tugomba kugira ngo mubate bamubazane kuko turashaka ko ugendagendana n'ibye tugenda tusenga Imana ndagenda bamwereka bambwira baragagara ndagenda ndasenga ndababereka noneho mbona byo bahise bakomera bangije numva ko Imana irasaza rirambwiye ngo iyo usiga barimo bagagara ubu tuvugana bari kuzirukana ku gasozi ubwo rero ndangije turamushyingura tumaze kumushyingura Imana ndangije nibwo nsanze irambwira ngo hari nyogosenge nawe usigaranye ibigirwamana kandi mu kuba bisigaranye nawe agomba kuzagendana nabyo Imana nibwo yampaye isezerano irambwira ngo umuryango wo kwa so uzasigarana ibigirwamana wese nzamukura mu muryango kuko ariho bari bubakiyeho ati batarabisenya uko uzagenda usenya ubwami bwa shitani ni nako nawe nzajya ngenda nguha imbaraga rero turashima Imana ko imaze kuduha amasezerano yo kabyara iritamurura yarangiza ikadukoresha ibyo igomba kudukoresha rero ni ukuri Imana amahoro ibyumve ko nishimiye kandi turashima n'Imana yo kabyara iyo itanze amakuru ntago ireba nk'abantu ahubwo iratanga kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki n'abandi bafite icyo kibazo kugira ngo bumve ko isaha y'Imana igeze kigomba gukora ndetse n'ubwami bw'Imana bugakora rero njyewe kashi njya nkunda kuvuga nsengera mu itorero cyangwa se mu idini EPR abenshi bajya bakunda kumbaza ati Stephanie usengera muri he torero cyangwa se usengera muri he dini nsengera muri EPR aho bita i Nyamirambo mu Miduha niho nsengera Imana y'amahoro idufashe
kandi tugomeze kubana namwe, ubwami bw'Imana bukomeze kubana natwe, kuko nicyo cya mbere. Tujya tuvuga ngo mu bwami bw'Imana habamo byinshi, hakabamo ibyatugirira umumaro. Turashima Imana ishobora byose. Hano bene takofo ya dobene staya bini buva esanse, kandi cyane cyane tujya dukunda kubwira Imana ngo niha abantu bayo imbaraga, tujya dukunda kubwira Imana ngo niha abantu bayo kugira ngo bakomeze bayishikamo, kuko bitugoye biba bihari, byatugenza biba bihari, ibyatuma tudakora Imana biba bihari, ariko iyo akabyara iduha imbaraga, nkuko yagiye iha Dawidi imbaraga, nkuko yagiye iha Mose imbaraga, nkuko yagiye iha abatubanjirije imbaraga, natwe igihe iduha imbaraga. Rero ndakunda kuvuga ngo buri muntu wese kumva umuntu aravuze ngo Imana ya runaka, avuga Imana wavuga wowe wabonye n'amaguru yawe abiri, kuko nanjye mubwiye Imana nabonye. Ubu ntabwo najya kuvuga ngo ni Imana numvise murundi ngo yakwiye ngo Imana yakwiye runaka muri Nyabingi. Oya, njyewe yanyikuriye muri Nyabingi. Numva iyi maze kuzinyikuriramo, iyi Mana ikora ibikomeye. Turayishimiye rero yakabyara, Yesu ni umukozi w'umuhanga, kandi kuba ari umukozi w'umuhanga na n'ubu ngubu ku buzima bwanjye aracyari umukozi w'umuhanga. Impamvu njya mbona umukozi w'umuhanga, iyo ndajya kubona mu muryango, iyo hari ikintu kigiye kuba barampamagara bakangisha inama. Nari umwana w'intabwa, nari umwana batagisha inama, nari umwana bavugaga ko ntacyo nzimarira, nari umwana bavugaga ko njyewe kubaho ntagomba kubaho, bari bazi ko njyewe ubuzima bwanjye bugomba kurangira. Ariko turashima Yesu, ubu ngubu barampamagara bakambwira ngo none ko bimeze bitya watugiriye ihe nama. Ndashaka kukubwira ngo wabuze ijambo, ari mu bantu bagiye batandukanye, ari mu muryango uvukamo, Imana hano none zone mama. Iyo mwashije kureba, njya nkunda kubwira Yesu, njya nkunda kumupfukamira, nkavuga ngo Yesu weho ujye utanga ijambo. Njya nkunda kuvuga ngo nkwaye icyubahiro, na n'ubu ngubu yumva ndi kuri kamera, nyihaye icyubahiro. Igitanga ijambo aho abantu batatanga ijambo, igitanga ubudahangarwa aho abantu batatanga ubudahangarwa. Amavuta y'Imana ajya agaragara ku bantu bayo. Hano sidi bone voya sena bone stakotayabo nestanse kide, kandi ikirara cy'Imana kimanutse no kuri umuntu w'Imana aracyumva. Notasinima ntabwo umuntu ikirara cy'Imana, ntabwo umuntu arasha, ntabwo abanza kwikwabagura. Oya, ahubwo amavuta y'Imana aramanuka agakora, ubwami bw'Imana buramuka bugakora. Henestidi bene stanse kida yava saya widido bere hano baya saya mo hano topene stanse ikandi zone manda. Iyo mavuta y'Imana amanutse abasha kugwa tugiye gukorana n'Imana. Iyo mavuta y'Imana amanutse abasha gukorana na senema shadow bene stanse kumanza na manda, igafungura ikirere. Hano site kide hano tararangero hano bene fino na stanse kifu noma arabini hano topene saya bini bizo hano toparava n'Imana na mende ya zone ibyo byari kuzimu. Hano binizo ikuzimu bagakangarana, n'Imana igitari kuzimu igasenya ubwami bw'ikuzimu, n'Imana igitari kuzimu igakura yabo basurikiyeho. Iyo Mana njya nyibona kuko igikora imirimo n'ibitangaza. Hano bene stakotaya baya hano bene staya kide note pone stanse hano shayini dorome hano ma arabayava sanse kifos hano tekefa zena mini wini kandi zena topene. Iyi Mana dobere tayi hayizanini topene, nta n'ururimi rw'Imana umuntu abasha kuvuga ngo yarusubiramo arumenye. Iyi Mana igira ururimi rwihariye. Hano topene icyo nicyo nayikundiye. Hinatideki hano vaya sanso hano pene stakota hasone mone wi hano bene stayavo hano bene stakota hano baya vaya shano mene yasika hano shayini dorome bene tango voya shano bene toke hano tongi ya voya siri wini mamba hano tekaraba saya bini kude hene takuta atindu witeka netisi didi bini vo hano manda yasikai hati do bene stafos hano vaya sararawi hati do bene staya vaya sanse hati do bene stivo hati manuwana kugota mu manda ya siri bini hati chobitu mu manda uwanje wese wankurikiye hazidi de bone faya sanse hatari kunoma arabini vo
ati do bene stasivo ati n'umwanzi niko ari kubasha gukora nesti divaya sayimo ati ariko nubwo bwose arimo gukora nesti do bene stasive ati nagazashobora abanze hezi do bene foya sansoma ati uzankurikira rwose hezi noma arabini ati akagendana nanjye akabana nanjye hezo do bene fayi ati dore abanjye ndi kubambika izindi mbaraga Reteside fire salala winima Edo benesta kota yavo Enema araba yavo Edito benestai Enese dibinivo Enetara rangerewa Edo binifosi Hana bane fire san Eneti biniwi Ati dore manu yakayunguruza wewe Lote sisi kuwa Enedo binifai Zerere dotai Ati dore manu yakayunguruza Hala atarabaya fire sanse Eneso ni nini bo ati bido benestanse ati bihari bigasigara hejuru atarabaya vaya sala kude ati to benestanse ati funyafu ro benestayi hano zini manda ati to pene ati zone nini ati kuko niyo y'umumaro hamisi zikutarabini ati noweze dayabo ati nduwiteka hana shani dorome ati yamwe hano zini manda yasika ati fu yamwe ati do benestayi ati dore zone manda ibiyomumaro ifikora byinshi hazizimo ati ifiramira ibintu byinshi hano to benestase kota atareke bihari yana birajugunya topista sikutaya baya vaya sansom hanora arabaya voya shanawe ditaya binifo hene topene stanse hene ditokia hene wesezewa hene shaibonewi hene topene hene toparavo hanara mini winimo haizoze kutayabo hane toparava hane tokia vaya sans hene zizimo hene topinikud haramini vaya sayamin ati dobene stai ati nduwiteka imisizimo harando benesivo hano tararangerewa ati dore ndamanutse hano manda yasire hano benestayi hano tokea hano tararangerewa hano sheni dorome ati donje gukura urukungu mu masaka ati kuko nduwiteka imana matito pifa ya sayi nonde kude hano baya sanse kuta hano ma arabinivo hano topayava shana kudayabi hano sidokia hano bayavaya sanse kide imizinimo hano tararangirewa ati ndamanutse muri iki gihugu hano toparavaya sansoma ati ndamanutse muri iki gihugu hano tosisimo hano topene ataba enimanda atabande zone nini ati dore zone manda ndi kubashyira uruhande rumwe ati n'abari kumbeshyera ati nabo njya kubashyira uruhande rumwe ati kuko nduwiteka imana hasi topinifo netararangerewa ati hari abari kumbeshyera ngo bara enimanda ati ndavuze nkavuze ati hari abari kumbeshyera hesodo benekide hanatararangerewa atabo ngabo ndabamanukiye ati zone nini ati do benestayi ati ntabwo bazakomeza kumbeshyera ndi imana hesodo bayavo ati nje kubonana n'abari kumbeshyera ati kandi n'abari kumvuga mukuru no mu mwuka n'abari kudaya benestayi n'abari do benestafosi n'abari kuvuga mvuze ati nabo mbambitse imbaraga kuko nduwiteka imana hasi wana benestayi vaya sansi hana shani dorome niningi topene ma arabayavo shato pene stanse ati kandi nukuri hezi dobini wiva sayikotarabaya nestanse kid hana tararangerewa hati dobene stayi hati dobene sivo ati dobene sikota ati shanga ritayirende shanga ubwami buteye ubundi bwami ati nomando yasika ati nawagira ngo ndi imana hedo si ibini ati dobaya vaya ati dore nubwo bwose ibyo bibaye ati ndi imana noma ati topene nta na kimwe kibaye hasi n'imanda ntakizi nta na kimwe kibaye ntagihagazeho nta na kimwe kibaye njya witeka imana kintunguye hamesti do benefo hano baya sansi kide hano tararangerewa ati dore abacu bavuga ko ariko byahoze ati dore abacu bavuga ngo sigaye bivugiye birihe ati dore abacu bavuga ngo se hano sidi binivo ati ko
enemana igihe bari edobirivo ati igihe bari hanuriye birihe ati nabwo ngo ndi imana nenetaye ati igihe kirashitse kandi kirasohoye hesido kidehenewa tabe esanse kifo ati ndi Uwiteka Imana ati nababwira ngo nimunyikomezeho kuko ndi Imana ivuganye namwe ati kandi nababwira ngo ni ukuri ndi Imana ibagiriye neza kuko ndi Imana kumwe namwe shalom shalom amen. Ça qui par la voix ça la rue de bois chaque pour l'instant c'est qui tournement eneman la fille d'Obert ça il monte baravo chanel de taille hito pisa sikonema haramo edopaya saikude hezino widi tango fire sansom hito pa avoki bivo hana widi taya bin hinisizima yasika mana mahari kuvugana nanjye hanyuma arabaravo hano igitayi hari uwo enomanda hari ukomeye imanukiye wo muri iki gihugu Imana y'amahoro iramumanukiye hari dukomeze kubana natwe muri rusange mureke rero dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kubana natwe kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kutwigaragariza ubwami bw'Imana bukomeze kuduhangaho.